Yes, nongeye kugusuhuza kandi nguhaye ikaze kuri Blando TV Show, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nshuti muvandimwe rero, reka twinjirane muri aya makuru, ni amakuru ariko ngira ngo twanzike ntangira kubanza kukubaza aka kabazo nkubaza nti ese birakwiye ko umugore utwite cyangwa se umubyeyi ashyira inda hanze y'umwana atwite ataravuka? Ese wowe ubibonamo ikibazo cyangwa nta kibazo kibirimo? Ngayo nguko nicyo kibazo njyewe nakwibarizaga ku myumvire yawe, ubona ari ubusirimu se cyangwa ubona ari ibintu bidafite ikuzo, ibintu biteye isoni? Ngira ngo kano kanya ngiye guhita tugaruka ku makuru arimo gukwirakwira hano hanze ndetse na videwo iri gukwirakwira hano hanze. Ni videwo ya The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, aho arimo gusaba imbabazi nyuma yo gushyira hanze indirimbo yise True Love, indirimbo yakoranye n'umugore we. Ni indirimbo yagaragayemo amashusho y'umugore we atwite inda nkuru, aho yakurikiwe n'ibitutsi, abantu batuka The Ben cyane, bavuga bati Tiger, wari Tiger, twagutinyaga, wari igisamagwe, wari hasura ariko wadukojeje isoni. Ni gute ushobora gufata umugore wawe ukamushyira hanze ukamukoresha mu mashusho kuriya? Rero The Ben yaje kuba asaba imbabazi ubwo yagiranaga ikiganiro kuri YouTube channel ya Chita Magic, asaba imbabazi mama we. Aravuga ati mama mbabarira, abakunzi banjye, inshuti mumbabarire, rwose biriya njye n'umugore wanjye nubwo twebwe nta kibazo dufite, nubwo nta kibazo biduteye njye na my wife, ntabwo byambuza kuba nabasaba imbabazi. Rero The Ben yasabye imbabazi nyuma yo gushyira hanze iyi ndirimbo yagaragayemo amashusho y'umugore we agaragaza inda, Uwicyeza Pamela. Ni amashusho nyine meza cyane, ngira ngo niba utari wareba ino ndirimbo yabo, ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu hafi 900, ngira ngo indirimbo rwose imaze kugira views nyinshi cyane mu minsi mikeya imaze igeze hanze. Ariko iyo ndirimbo ikaba isa naho abantu benshi bafanaga The Ben bamututse, baravuga bati wadusebeje, watwandagaje twebwe nk'abakunzi bawe, ntabwo twari tukwiteze ko ushobora gukora biriya bintu. Rero reka turebe ino ndirimbo ya The Ben ngo imaze kurebwa n'abantu bangahe. Ni indirimbo kabisa ubona ko yishimiwe na benshi, imaze kurebwa n'ibihumbi 958, ni ukuvuga yuko miliyoni yenda kuzura mu minsi 4 imaze iri hanze byonyine gusa. The Ben rero yaje kuba asaba imbabazi, nubwo yasabye imbabazi ariko n'ubundi ino ndirimbo yarakunzwe, ngira ngo mubabibona, ntabwo indirimbo yageza views zingana gutya itarakunzwe. Ngira ngo niba atari bya bindi byabo byo kuvuga ngo yaguze views, ino ndirimbo yarakunzwe kabisa, kuko ntabwo wagira views zingana gutya mu minsi 4 gusa 900 indirimbo itarakunzwe. Reka tatwirukira mu bindi byo mu bastar, abahanzi Bruce the First yifuza gusangira n'ab'impera z'umwaka, harimo Cecile Kayirebwa, Bruce Melody ndetse na Bulldog. Akaba ari ubwo uno musore yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe, nibwo yatangaje ibi ngibi, avuga yuko ashaka kuzasangira umunsi mukuru n'aba ngaba. Ikindi ni uko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, umwepiskopi Gatolika Musenyeri Fulgence Muteba Mugaru yasabye igisirikare cy'iki gihugu guhagarika iterabwoba cyatangiye kumushyira. Ano makuru turagarukaho mu kanya, reka njyewe mbanze nkugezeho aya ngaya, koherereze nyine urasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Blando TV Show, tugira ngo tubasabe mukande subscribe kuri indi YouTube channel yitwa Tanza TV Show,
ndayishyira muri sikirini ya komenti kugira ngo naho mukomeze mudushyigikire. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.